Muraho neza abakurikiye intego driving school. Uyu ni umwanya mwiza rero w'isomo ryacu. Ko bisanzwe iyi ni kopi ya 20. Nongeye kubifuriza rero umunsi mwiza, muze twifatanye twongere twige. Kopi ya 20. Ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenze abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye ayahe matara. Aha rero ikinyabiziga ntiburya nticyemerewe kugira amatara arenze abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye itara ndangamubyimba, itara ndangacyerekezo n'itara ndangaburumbarare. Burya ayo niyo ashobora kuba yarenga abiri, andi yose ntiyemerewe kurenga abiri. Ibisubizo byose rero hano ni iby'ukuri. Ikibazo cya kabiri, mwitegereje neza iyo foto, icyo cyapa gisobanura iki? Iki cyapa rero gisobanura umuhanda udakomeza cyangwa se inzira idakomeza. Gisobanura umuhanda udakomeza, murakibona neza mukitegereza. Gisobanura umuhanda udakomeza. Ikibazo cya gatatu, utureba nyuma dukoreshwa ryari? Cyo bita retroviseur. Dukoreshwa gute? Dukoreshwa rero mu kugenzura ibigendera inyuma y'ikinyabiziga. Kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma y'ikinyabiziga. Icya kane, ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu rimyasa kandi ribonesha ku mpande zose. Ni bya bindi twavuze kare byitwa ndakumirwa. Ibinyabiziga bihe ndakumirwa. Ibinyabiziga ndakumirwa byemerewe gutunga itara ry'ubururu kandi ribonesha ku mpande zose. Witegereje iyo foto, mu bimenyetso bimurika itara ritukura ubundi rivuga iki? Itara ritukura rero birabujijwe kurenga icyo kimenyetso. Itara ritukura risobanuye birabujijwe kurenga icyo kimenyetso. Ikibazo cya kangahe? Cya gatandatu. Witegereje neza iyo foto, icyo cyapa gisobanuye iki? Akamanuko gashobora guteza ibyago. Icyapa gisobanuye agacuri kateza iki? Icyago. Ese nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahure tungahe? Garasi lave garasi gishobora kugira uduhanagura kirahure nibura kamwe. Nibura tungahe? Nibura kamwe. Cya munani, iyo rumoroki iziritse ku kinyamitende, iziritse kuri velomoteri cyangwa ku ipikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande, wenda uretse nk'ikinyamitende cyangwa velomoteri byaba bidafite umuyobozi, ubundi iyo rumoroki uburumbarare bwayo cyangwa ibyo yikoreye biri gutuma itara ry'ikinyabiziga kiyikuruye ritagaragara. Igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200, iyo rumoroki izajya igaragazwa ku buryo bukurikira. Izajya irangwa rero inyuma ni itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije riri kuri rumoroki inyuma, uzurifungeho kubera ko itara ryakabaye rikiranga cyangwa se ryakabaye rituma rigaragara ku ipikipiki ntiriri kugaragara cyangwa ku modoka kuri velomoteri kubera iyo ingano y'iyo rumoroki. Ikibazo cya 9, ibice by'umuhanda byera bigari biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, ubundi ibyo bice bisobanura iki? Aho ni hahandi abanyamaguru bagenewe kujya gute? Kwambukira. Naho abanyamaguru bagize gute? Bambukira. Icya 10, iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'inyuma y'ikinyabiziga ho metero wenda irenga, igice gihera cy'imizigo kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Kirya gice rero kigomba kugaragazwa n'itara ritukura cyangwa akagarurarumuri gatukura ku manywa. Oya ibyo bikoreshwa ari nijoro. Ese ni agatambaro gatukura gafite byibura santimetero 50 z'uruhande nijoro? Ya ibyo ari ku manywa babicurikiranyije. Itara ry'umuhondo ryo ntirinakenerwa. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko irya mizigo tuyiranga ku manywa ni agatambaro dukoresha, nayo yari nijoro dukoresha itara ritukura. Ikibazo cya 11, itara ndanga nyuma rigomba gushyirwa ahakurikira. Iyo ikinyabiziga rero gifite ikimenyetso kimwe ukijyana ku nguni y'ibumoso, itara ndanga nyuma rigomba gushyirwa ahegereye inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga iyo ari rimwe. Cya 12,
Ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho by'ibigo byihariye bikoreshwa n'ibigo by'abafatanya imirimo, iyo bigenda mu nzira nyabagendwa nk'igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibintu bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura bipfa kuba bitarengeje ibipimo bikurikira. Ntabwo rero byemerewe burya kurenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha cyangwa se uburebure bwa metero 6. Uburebure bwabyo habariwemo n'ibyo byitworeye bikaba bitarengeje metero zingahe 6. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twakomeza ikibazo cya 13. Itegereze neza iyo foto. Itara ry'umuhondo. Mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto igihe uwo murongo udahari kurenga icyo kimenyetso ubwacyo. 14. Itara ry'icyatsi kibisi risobanura iki? Mu bimenyetso bimurika itara ry'icyatsi kibisi ritanga uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. Mwitegereze neza, uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. 15. Nta mwanya n'umwe feri ifungiraho ushobora kurekurana n'ibiziga keretse kurekurana wenda by'akanya gato nk'igihe cyo guhinduranya vitensi, kandi bigakorwa kuri feri y'urugendo. Mu gihe bireba feri yo guhagarara umwanya munini, ubwo kurekura nabyo ntibishobora gukorwa bidakozwe n'umuyobozi. Akamuzagasanga ku ngingo ya 74 mu igazeti. Barabaza ngo nta mwanya n'umwe feri ifungiraho ushobora kurekurana n'ibiziga keretse bigenze gute? A. Iyo bireba feri y'urugendo nibyo. Iyo kurekurana ari by'akanya gato nabyo nibyo. Iyo bireba feri yo guhagarara umwanya munini, ubwo kurekurana bikaba bidashoboka bidakozwe n'umuyobozi. Aya makuru yose rero nayo kuri. Ibisubizo byose ni ukuri. Turebe ikibazo cya 16. Ese utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ikinyabiziga imbere yawe kiri kugenda buhoro imbere yawe, umuhanda nta kibazo wowe uhabona, kunyuranaho wakinyuraho, ugomba kukinyuraho ubigenje ute? Tuzajya tunyuranaho tunyuze hehe? Ibumoso. Ni ukukinyuraho bikorewe hehe? Ibumoso. Mu gihe hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ugukurikiye watangiye kukunyuraho, ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga nawe ubwawe ugira gute? Unyuraho. Ibyo ntabwo byemewe kandi batangiye kukunyuraho. Yego. 18. Kuki abanyamaguru batemerewe burya kwambuka mu muhanda nko mu ikoni cyangwa hafi y'aho imodoka zihagaze? Impamvu batabyemerewe rero nuko abandi bayobozi cyangwa se abayobozi badashobora kubona abambuka mu muhanda. Abayobozi b'ibinyabiziga baza bashobora kutabona abambuka mu muhanda. Ukomeze. 19. Ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya romoroki zabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amano n'ubujyakuzimu butari munsi ya 1 milimetero. Ku migongo yabyo yose n'ubudodo bwabyo ntibigire ahantu na hamwe bugaragara, kandi ntibigire aho byacitse bikomeye ku mpande zabyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibyo rero ntibikurikizwa ku binyabiziga bitapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha ahantu hategamye. Ikibazo cya nyuma, ikibazo cya 20. Ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ubundi ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Ibiziga rero iby'inyuma ntibishobora kurenza 350, naho burya iby'imbere ntibishobora kurenza 270. A na B byakabaye kuri iyo B ibivuga metero 270, none iravuga 170. Ubwo rero turahitamo A gusa. Iyo dusoje nk'ibisanzwe dukora iki? Tuhita tureba rero amanota twarangiza, ubundi tugasubiramo ya kopi twari tumaze kwiga. Biba byoroshye rwose. Murakoze kwihangana. Okay. Nkuko bigaragara rero murabona amanota tubonye 20 kuri 20. Rwose bavandi, iyi porogaramu iroroshye kuyiga, kuyumva, kuyisobanukirwa, kandi ni shwadiri ku buryo ibyo ugiyemo ni umuti bitabyikora. Mu iguni ibumoso hejuru hari akaranga cyerekezo ushobora gukanda ugasubira inyuma ukareba ibitagenda neza, kwiguhugura mu yindi kopi wanasubiramo muri iyi. Aha rero nkuko mubibona amanota twagize ni amanota angahe? Meza cyane. 20 kuri mubonye arangahe baduhaye?
20 kuri 20. So dukomeze. Mu gusubiramo rero tureba uko twari twagiye tubikora, ibice by'umuhanda bigari byera biteganye n'umurongo mu muhanda mo kabiri bisobanura iki? Naho abanyamaguru burya bambukira. Iyo amatara y'ikinyabiziga burya agomba gucanwa, kandi igihe imizigo isumba impera y'inyuma y'ikinyabiziga aho metero irenga, igice gihera kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Mu ngingo ya 32 muze kuhagera murebe 32 33 bizajya bigaragazwa ku manywa n'agatambaro gatukura, nijoro itara ritukura cyangwa akagarurarumuri k'umutuku. Iyo rumoroki ziritse ku kinyamitende velomoteri cyangwa ku ipikipiki, kandi ingano y'iyo rumoroki cyangwa ibyo yikoreye bituma itara ry'ikinyabiziga ritagaragara, kandi ari nijoro ku buryo ntawabasha kubona undi milimetero 200. Twumvikanye ko rero tuzajya dushyiraho itara risa gute? Itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije kuri rumoroki inyuma kugira ngo tuyirange. Kuki abanyamaguru burya baba batemerewe se kwambuka mu muhanda nk'igihe mu ikoni hafi y'aho imodoka ziba zihagaze? Burya abandi bayobozi biba bitoroshye cyangwa se baza mu muhanda bashobora kutabona barimo kwambuka iki mu muhanda. Ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu rimyasa kandi ribonesha ku mpande zose. Ni ibihe ibinyabiziga? Ndakumirwa. Ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye by'ibigo by'abapatanya imirimo, iyo bigenda mu nzira nyabagendwa, wenda nk'igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze ntawe ubasha kubona undi milimetero 200, bigaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura. Ariko ntibyemerewe kurenza izi ngero zikurikira. Bipfa kutarenza uburebure bwabyo metero 6 cyangwa ngo birenze umuvuduko wa kilometero 20. Wowe ubonye ako kapa wumva kavuga iki? Aka ngaka gasobanuye umuhanda udakomeza. Itara ndanganyuma ubundi rigomba gushyirwa amagana he? Iyo ari rimwe rero rigomba gushyirwa ahegereye inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenza ibipimo bingahe? Ibiziga by'inyuma 350, iby'imbere 270. Mu ngingo ya 57 muhasimbukire murebemo andi makuru. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira udonagura kirahure tungahe? Basi kamwe, ariko ntikabure. Wowe iyo foto uyibonye wumva ivuze iki? Icyo cyapa gisobanura agacuri kateza iki? Ibyago. Muri feruje cyangwa ibimenyetso bimurika, itara ritukura risobanuye birabujijwe kurenga icyo kimenyetso. 13. Ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenze 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye ayahe matara? Burya hari amatara yemerewe kuba yarenga 2, nk'itara ndangacyerekezo, ndangamubyimba, ndangaburumbarare. Ayo yombi yarenga 2. Utureba nyuma ubundi dukoreshwa mu ruhe rwego cyangwa ryari? Dukoreshwa mu kugenzura ibigendera inyuma mu muhanda inyuma y'ikinyabiziga. Itara ry'umuhondo mu bimenyetso bimurika ku ngingo y'104 ubundi risobanura iki? Itara ry'umuhondo birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara akanya gato, wa wundi uba uri mu masangano cyangwa igihe iryo murongo udahari kurenga icyo kimenyetso ubwacyo. Ubonye mu bimenyetso bimurika feruje cyangwa se ibindi bimenyetso by'amatara bakijemwo icyatsi kibisi, wakumva bakubwiye iki? Burya rero mu bimenyetso bimurika itara ry'icyatsi kibisi risobanura ko ari uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso ugakomeza urugendo rwawe. Mu gihe hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ugukurikiye wenda watangiye kukunyuraho, wowe rero ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga ugira ute unyuraho. Utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ikinyabiziga nk'imbere yawe kiri kugenda buhoro kandi ubona imbere yawe umuhanda nta kibazo kunyuranaho, ugomba kubikora mu ruhe rwego? Ugomba kubikora ukakinyuraho bikorewe hehe? Ibumoso. Ikindi, nta mwanya n'umwe fe ifungiraho ushobora kurekurana n'ibiziga keretse iyo kurekurana ari by'akanya gato nk'igihe cyo guhinduranya vitesi, nabwo kandi bigakorwa kuri feri y'urugendo. Ariko iyo bireba feri yo guhagarara umwanya munini, kurekurana byo ntibishoboka bidakozwe n'umuyobozi. Amakuru arambuye ya feri mu igazeti muyasanga mu ngingo 74. Mujyeho murebe. Cyanyuma, ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri, ibya velomoteri n'ibya rumoroke zikurure nabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amano n'ubujyakuzimu butari munsi ya 1 ku migongo yabyo yose. Ubudodo bwabyo ntibigira ahantu na hamwe wenda bigaragara ko byaba byaracitse cyangwa se ngo bibe byaracitse bikomeye ku mpande zombi. Ariko ibyo ntibikurikizwa
ku binyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza na rimwe umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Bavandimwe, yari kopi ya 20, tubazigamiye izindi imbere. Mujye mukora subscribe, share, tuzajya tubanyurizaho n'andi masomo atandukanye mu bihe bitandukanye. Rwose mudukurikire tubone ko turi kumwe tujyana. Yari Manirutabanze Jean Pierre mu Ntego Driving School, isomo ry'amategeko y'umuhanda. Ariko si yo yonyine twigisha gukanika, gutwara izo modoka nyine, gusudira, gusuka, guteka, kudoda, gukora amasabune, kuvanga amarangi, umuziki, filimi, théâtre. Duhugura abantu gukoresha za mudasobwa, computer basic skills, computer mobile application, tukagiramo amanama yo gukoresha na multimedia, ama programming ya computer nka Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, ku bantu bashaka kuba aba DJ, abantu bashaka ko aba producer. So ni byinshi. Twanabahugura mu ndimi: Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, Ikinyarwanda ubikeneye. Dukorera mu Rwanda, mu karere ka Gasabo cyangwa se umujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kimironko, mu centre ya Kimironko hafi ya gare, imbere neza ya MTN Service Center. Uhageze watuvugisha kuri 0788 49 5 200. Murakoze, naho ubutaha.